Yes, kugiye kubaha ikaze mwebwe mukurikiye Isumo TV kuri mikro ni Gacha Only hamwe na Gigi wanyu ndetse na Kagame. Yes, umushyitsi mukuru cyane ngira ngo hari mwabonye. Uyu munsi twifuje kumutembereza mu gace kacu imugera. Ewana Olivier Kagame ibintu ngira ngo hari kubona ukuntu ameze neza. Hano hitwa Mugera burya. Aho hitwa Mugera kabisa. Aha Mugera naho nayishimiye cyane ngira ngo mukomeze mu ntembereze turebe ibyo ari byo. Yes niko bimeze ngira ngo hari ahantu abantu bahazi kera hari ibyondo hari ibintu biba ariko ubona ko Mugera igenda itera imbere buhoro buhoro nta mutima mubi ngira ngo hari Olivier ahantu urabona hano hantu rero uko mpabona nayishimiye cyane ariko hagati aho sinzi hariya ngo hitwa Mugera. Hano hitwa Mugera by'Umutama. Hano hitwa Mugera ngira ngo hari imyaka myinshi igihe kinini hagenda hatera imbere. niyo Mugera bajya bavuga cyane kabisa mu karere ka Gasabo. Ahangaha ni isoko rya Mugera rikunda kurema ku munsi wo kwa kane ni rimwe mu cyumweru. Iri ni isoko ry'akarere cyane kabisa. Karere ka Gasabo ni hano. Ahangaha niho hahandi ujya umva amateka y'Agasibo k'imitoma rwose ni hano hahera. Hano twahageze noneho niho hantu hambere haba igikabyo cya Kasamutwe kitabaho ariko ni ahantu heza ubona ko hagenda hatera imbere buhoro buhoro ibintu biba ari sawa cyane nta mutima mubi ngira ngo urabona ko ibintu ari uruzungu kabisa. Yes ngira ngo hari wagira ikintu tubwira ahantu urahabona ute? Amazu yarubatswe imyaka myinshi ize bigenda neza ngira ngo hari turacariya hano batuyoboye nabo bagerageze baduhe gahunda ukuntu imeze ahangaha. Yes mbabwira yuko ahangaha tugeze niho bita muri Rope Way Centre kabisa. Ahangaha ni hahandi bajya bavuga ngo iyo ugeze Mugera ntugere mu isoko ngo nta kintu uba wagezeho cyane kabisa. Olivier nawe uri kugenda uhabona neza cyane abantu imyaka isoko ibintu byose ibintu n'umutekano kabisa. Aha nibyo ariko ko mbona tuzamuka cyane byagenze umutima kamera mwa baturage. Yes ngira ngo hari wabonye hani mu giturage uraza kwihanganira challenge zaho. Oya ndabizi nta kibazo. Nyamakamera turacamana nano batinya amakamera byatari batirana bari abarwana sha. Yes tubabwira yuko tugeze ahangaha ni mu isoko bakunda gucuruza inkweto. Olivier Kagame uri kubona neza cyane yuko tugeze hahandi abantu benshi bakunda kuvuga yuko niho wakura icyangwe cya mbere rwose muri Mugera hari gutera imbere cyane kabisa. Ni byiza kabisa ibyango byo nabibonye kabisa. None se bundi ko Kakajwe ari wowe muntu yavuzeho bwa mbere mu gihugu niki kintu wabwira abantu bari kurema isoko rya Mugera? Aha sinzi nabyo ngira ngo hari turaza kuganira neza bira sibyo. Yes ngira ngo hari twakomeza buhoro buhoro. Mbabwira yuko uyu ni wa musore Olivier Kagame wigana Perezida Paul Kagame wa wundi mwakunze banyarwanda wa wundi Kakajwe yavuzeho. Harimo abantu benshi mwagiye muvuga neza cyane ngo ese uyu musore ni umuntu umeze ute? Ese Isumo TV uyu ni wa musore Kakajwe yavuzeho ushobora kuvuga ngo Kagame ngo ninde wamwigana mu gihugu w'urubyiruko n'uyu nguyu ni wa musore kabisa. Ewana Olivier Kagame ikintu wabwira abantu bakunda gucuruza muri isoko rya Mugera? Nabonye ko mbona bafite ubwoba byagenze. Ewana ni bwa bwoba bwo gutinya kamera cyane kabisa. Ni bwa bwoba bwo gutinya kamera ariko nk'umuntu ugana Perezida Paul Kagame. Ewana no wari mu isoko hafa abana ariko nta rwose mbabwira yuko abana nyine bari mu isoko kubera yuko ikiruko cyatangiye cyane. Aha nibyo hanyuma rero hano niho mwavuze ngira ngo ni imbere twakomeza ntabwo byoroshye. nibyo nshaka kugenda umenya ahantu wakomeza kugenda udutemberera ureba ibyari byo hano ni Mugera. Gigi gira ikintu ubwira aba bantu bajya bavuga ngo nta muntu wakwigana Perezida Kagame noneho iyi ni live cyane aga mu isoko rya Mugera.
Yes, ngira ngo ahari ni wa musore wigana ijwi rya His Excellence Paul Kagame ariko nabonye kandi abantu abikora benshi neza. batazi sinzi uko byagenze. Yego kabisa babwira yuko ahangaha rwose ni mu cyaro nyine nuze gukangwa n'abantu baho rwose cyane. Ya Olivier, tugeze muri rya soko ndani gira abantu usuza mu ijwi rya Perezida Paul Kagame babimenye ko ari wowe Olivier Kagame kakajwi wa wundi yavuzeho. Ngira ngo bose barabizi hari sinzi. Oya bateye bakubitira akaruka agashoho gatoya cyane. Mwiriwe mwese. Rwose cyane kabisa. Muri kubona abantu benshi batanezerewe. Muraho mwese. Makuru. Ya babwira yuko rwose ni ibintu bikomeye cyane, harimo abantu benshi bari kugenda bavuga yuko yamano iyi ni yamano. Jiji gira ikintu uvuga. Nicyo navuga cyo hano mu isoko ibintu n'uburyohe ubona ko abantu bishimiye umuhungu wabo, ngira ngo hari iminsi myinshi atagaragara. Uyu munsi yize nyuma yo kuva i Musanze n'i Kigali, yaje uyu munsi gutembera abantu b'i Gatsibo by'umwihariko mu isoko. Iri soko ni irya Mugera, ngira ngo hari niko bimeze ibintu, arakomeza kugenda asuhuza abantu rwose cyane kabisa. Olivier, ahangaha tugeze ni ahandi bahacururizwa imbuto. Aha ni hano mwavuye. Iri ni rya soko bw'imbuto, nta muntu wabura arageze muri iri soko rwose. Aha ndabona mufite byose ni inyanya, mugira n'urusenda ariko. Yes cyane kabisa. Aha bino byo ni ibiki? Ibi ni ibitunguru nawe urabizi. Aha mufite byose nabibonye. Ya ngayo wakomeza ukagenda ucamo buhoro. Wagenda rwose ugenda utembera usuza abantu babwira neza cyane kabisa yuko ukuntu iri soko waribonye. Isoko rero uko naribonye nasanze byose ari byiza, ariko nifuza akantu kamwe ko kugira ngo dutembere isoko ryose. Ya turatembera cyane, ariko abantu benshi bari kwifuza yuko ngo wasuza mu bantu cyane kabisa, ugenda ubasuhuza nka perezida bakabyumva. N'ubwa mbere ngira ngo hari abantu bambonye naha. Ya cyane mbabwira yuko iyi ni yamano yigana Perezida Paul Kagame. Abantu benshi mukunze kuvuga ngo kakajwi ese yamuvuzeho gute, akaba yavuye i Musanze ari kugenda atembera igihugu kugira ngo abantu mugende mumenye cyane rwose ko ari we wa musore. Jiji rwose fasha ugende umutembereza ubwira ati ahangaha tugeze bahita ngo hari yaca hano tukagira. None se Olivier, hari abantu bari gushidikanya ngo si wowe kakajwi yavuzeho, gira ikintu wababwira. Nabyo nta kibazo, ngira ngo ahubwo barabibonye barabizi bose. Sinzi hanyura ngo hari uri bukubona ko ni gucangisha by'imbuto hari ibintu birakomeye hano, ngira ngo hari n'iryo rya soko rya Mugera. aha ni isoko ry'imbuto hano. Yego byose kabisa ubona ko ari ruzungu. Aha ndashaka rero umujene tuganire. Ngira ngo hari naje turebe ko twabona umuntu tuganirize tubwire uko ibintu byano bimeze, se yanga abana bakwishimira, ariko abana nta kibazo. Abana makuru yanyu. Ya abantu benshi bakaba barifuza yuko wakongera ku ijwi cyane kugira ngo bumve koko ari we Kagame wigana Perezida Paul Kagame koko. Barabizi abana bo, ngira ngo muranze abana. Perezida muramuzi? Yitwa nde? Aha ngira ngo bose barabizi baramuzi. Ya Perezida Paul Kagame baramukunda, ariko abantu bari kuvuga ngo ongera ku ijwi, ongeraho rwose. Oya nibyo, ariko muraho mwese. Amakuru y'iminsi myinshi. Se ko mbona mwagize ubwoba cyane, byagenze bite? Ya byatunguranye kukubona wageze muri Gatsibo bakuze i Musanze, abantu benshi kakajwi yarakuvuzeho uri mu Rwanda we ari muri Amerika. Oya ibyo nta kibazo kirimo, ahubwo icya mbere
nabashishikariza ngira ngo mwese muri abacuruzi aha gucuruza bigenda neza n'iki mwumva mukeneye ukeneye inkunga hano mugira aha inkunga rero hari inkunga nyinshi iyo mwifuza muyivuge y'amafaranga ukeneye inkunga y'amafaranga noneho rero uyu nguyu yigana his excellence Paul Kagame aravuga ijwi rikagera mu nzu kwa perezida Kagame ari Ange Kagame ari Ivan Cyomoro ari perezida Kagame bose bumva ibyo avuze ubutumwa ushobora kumutuma kuri perezida Kagame byanga byakunda bumugeraho niyo mpamvu ngiye kugusaba ukaza kuvuga mu ijwi riranguruye cyane kugira ngo ubutumwa bwawe bugere aho ushaka ko bushyika hanyuma nawe araza kukubwira uko agomba kugutumikira igikorwa dukeneye nk'ababyeyi bacuruza turashimira perezida Paul Kagame yatugiriye neza abagore adukura mu bujiji abagore twavuye mu bujiji abagore twabonye ijambo abagore turagenda tukava mu murenge tukajya mu wundi ariko dukeneye ibindi bikorwa cyane cyane nk'ibikorwa by'amajyambere amashanyarazi ibyo uvuze nibyo ariko amashanyarazi ntabwo aragera hano amashanyarazi ntabwo arahagera uko bikwiriye naganirije abantu bake ngira ngo bambwiye ngo umuhanda niwe mukeneye cyane yego ndacyakomeje ikindi gikorwa dukeneye umuhanda ikindi gikorwa dukeneye nk'abadamu dukeneye iterambere tukabona amafaranga tugakora kuko abadamu iki gihe natwe twabonye ijambo tugakora tugafasha ingo zacu abana bacu bakiga ikintu dukeneye ni amafaranga nacyo kiri mu bikorwa by'amajyambere abadamu dukeneye nabyo rero nta kibazo ubwo bivuze turaza kubireba tubisesengure neza igisubizo uzakibona urakoze cyane yego murakoze ngira ngo ahari twakomeza tuganira n'abaturage mucururiza mu isoko rya Mugera ibintu ngira ngo ni byiza mugiye mufite ibibazo bigiye bitandukanye tugomeza kugenda dusharinga tureba ngo bimeze bite ngira ngo ahari tutararenga uno mubyeyi komera cyane amakuru umeze neza turabibona ushobora kuba uri umucuruzi uracuruza uko byenda kose urikorera hari imbogamizi mwaba mufite muri ino soko nta kibazo yesi ngira ngo ahari twebwe turi igitangazamakuru gikorera abaturage tukaba turi kumwe uyu musore se waba umuzi cyitwa Isumo TV korera kuri YouTube cyane ngira ngo ahari uyu ni umusore yigana ijwi rya perezida akaba yadusuye hano Mugera cyane by'umwihariko muri ino soko agenda areba imikorere yanyu ese ibikorwa bitera imbere ese n'ibiki mubura n'ibindi hanyuma namwe mukagerageza kumuganiriza ngira ngo ahari mwaganira nimba nta kibazo bifuza ko tuganira okay nta kibazo niba mufite ibyo mwifuza byose murabivuga aha nibyo noneho reka mbaze nkubwireho gatoya uyu nguyu ijwi aravuga rikagera kwa perezida Kagame mu nzu iwe mu rugo barabyumva uyu nguyu aba ari gutangira ubutumwa abaturage ikibazo ufite rero urakivuga hanyuma nawe akagufasha kuvuga rya jwi ryawe rikagera hehe aho ngaho ubundi amazina yawe ni ayahe amazina yanjye nitwa Mukakimenyi Valentine yes noneho rero ugiye kuvugana n'uwo bita Olivier Kagame imbona nkubone abandi baramuzi nimba ari bwo bwa mbere wowe mubonye yego ndabona ari wowe uri gucuruza hano
ibi ni imbuto nyine zo kurya biragenda neza se nta kibazo ntabwo bigenda neza iki gihe amasoko yarapfuye kandi aha ngira ngo hari bambwiye ko ari ikibazo cyo turacyari mu nzara hari byashoboka hari ahangaha ni mu cyaro nta mafaranga aba arimo kandi ikindi kibazo kiriho cyose nta mafaranga ntabwo agenda ikibazo dufite ni icyo kuba iri soko dusoreshwamo imisoro myinshi kandi ubucuruzi butagenda nicyo kibazo dufite. Mbabarira subemo neza icyo kibazo kugira ngo cyumvikane neza. Ikibazo ni ikigendanye n'imisoro, dore nk'ubu tuba twiriwe twicaye nta bakiriya dufite kandi imisoro yo bakadusoresha, yaba y'ibibanza yaba amapatate bakadusoresha, kandi n'ubundi amafaranga ntayo tubona, dore ubu kuva mu gitondo tuba twiriwe twicaye gutyo, urabona ko ari abacuruzi turimo nta bakiriya barimo. Icyo kibazo rero cy'imisoro ngira ngo ni ikibazo numvise cyane inaha, ariko ni byiza turaza kureba ko twagikemura kive mu nzira. Murakoze cyane. Nawe urakoze cyane. Yego. Yesi, mbibutsa yuko ahangaha turi ni kuri Isumo TV, tukaba ikindi kibazo. Nitwa Nyirabahire Nayiti, utuye muri Gatsibo mu mudugudu wa Gatare, Gatsibo. Ikibazo mfite ni umuhanda. Reba n'ubu nambaye ibirenge, inkweto zancikiyeho. Turashaka ko badukorera umuhanda rwose, nicyo kibazo dufite, niyo mbogamizi dufite. Umuhanda uva ukajya he? Uretse gatonya za kubaza. Umuhanda uva hariya i Gatsibo ukaca hariya ukazamuka ugahura n'uwa Kabarore. Aha ngira ngo icyo kibazo nicyo mu bigaragara, kandi si nyine ni twese rusange, abantu benshi. Noneho kugira ngo tuve aha ngaha tujye i Gatsibo, kuri moto twishyura 2,500, ku modoka tukishyura 1,000, kandi ari ahantu ha hafi. Aha none icyo kibazo ngira ngo ni ikibazo bari kwigaho cyane, uraza gusubizwa mu minsi. Ntabwo bakigaho rwose, ntubona uko nambaye zancikiyeho ndi kumanuka hariya mu misozi, manuka ngenda mpirimangwa kubera kuko imodoka zajyanye abanyeshuri. Ubundi twabonaga akamodoka kamwe tukakishyura icyo 1,000, nako twakabuze pe. Dukoresha iki kumanuka n'amaguru tugenda duhirima? Ubu nambaye ibirenge, ndashaka ko ncuruza, nabona agafaranga nkagura udukweto nkazamuka ntwambaye. Imbogamizi ni umuhanda pe. Aha ibyo ni byiza rero cyane. Ikibazo ufite ndaza kukigeza ibukuru barebe ko bagikemura. Ngira ngo ni ikibazo gihuriyemo n'abantu benshi, ariko nta kibazo, biraza gukemuka. Akandi kabazo nyamukuru, aha nibyo imisoro y'ahangaha. Akandi kabazo nyamukuru, imisoro y'ahangaha. Turarangura ibintu tukirirwa tubyicayeho ntitubicuruze ngo birangire, kandi imisoro ikaba myinshi. Ubundi bari buvangura abantu, bakareba abantu bacuruza inyanya n'abacuruza ibintu biremeye bakabacisha bugufi, kuko umuntu wese agomba gutanga umusoro wa leta. Turabyemereye gutanga umusoro wa leta, bakavangura abantu, bakareba abantu bafite ibintu byinshi hariya muri butiki ruguru, bakareba abantu bafite ibintu byinshi, bakareba natwe ducuruza inyanya n'urusenda na karoti, bakaduha icyiciro cyacu tugomba gusoramo, kuko nta wakwanga gusorera leta. Ibyo birumvikana rwose, ntabwo ari ikintu kigomba kuba gutyo ngo. Reba nk'ubu mfite ibuni imwe y'inyanya, baranshakaho 3,800, kandi ibuni nayiguze 3,000, nayiguze 3,000, baranshakaho 3,800. Iyo buni imwe se ayo mafaranga aravamo ngo mbone n'ibyo ndi bujyane mu rugo ngo mpahire abana? Bivuze ngo waba uri gucururiza abandi? Birumvikana rwose, ntabwo icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Bazaduha ibyiciro byacu, ngira ngo ubuyobozi bazaduha ibyiciro byacu. Bafate twebwe ikintu dushaka ni ukugira ngo mutugabanyirize imisoro, mutushyire mu byiciro, kuko harimo abarengana
ugasanga abantu ntibanganya n'imari kandi imisoro ikangana. Icyo kibazo dufite. aha nibyo n'ubu mfite imyaka 50, mfite imyaka 52 ntabwo najya kwiba, ariko iyo buni yanjye y'inyanya nayiguze wenda umusoro ukaza ukavuga ati nyirabahira nayiti ishuri 2,000 by'umusoro nabitanga kuko mba ncuruza ibuni imwe cyangwa 2 nkabitanga ntuje, ariko baraza ngo urishyura umusoro nk'uw'abakire kandi ndi umukene. Cyo si ikibazo, cyo ni ikibazo rwose. murakoze urakoze ngira ngo biraza gukemuka sibyo. Imana ibaha umugisha. ariko none ahangaha rwose mbabwira yuko turi live hano mu isoko rya Mugera. none ahangaha tukaba twinjiye muri rya soko abantu benshi bakunze guhahiramo icyo bita icyangwe. Olivier, ahangaha se uri kubona gute? aha ni byiza, ndabona ibyangwe birenze, ngira ngo ndabona byose n'inkweto bihari. aha ni hehe tugiye kujya? ya babwira yuko uyu ni wa musore Olivier Kagame wigana Perezida Paul Kagame, ka kajwi wa wundi yavuzeho abantu bakavuga ati ntago byabaho ku muntu waba uri muri Amerika akavuga ku muntu uri mu Rwanda. Uyu ni wa musore ufite miliyoni n'ibihumbi 500 bamukurikira kuri TikTok. harimo abantu benshi mushobora ati ntago byabaho, ariko biriho kuri TikTok Isumo TV. rwose iyi ni ya mpano y'i Musanze ka kajwi yavuzeho akaba yageze Gatsibo. neza mutabitubwira ngo nibyo rwose abantu hano rwose iri soko bamwishimiye rwose, mbabwira yuko ni ibintu rwose. uyu ni wa musore ka kajwi yavuzeho abantu bagatangara kuvuga ngo ntabwo byabaho, ariko none Gatsibo yewana agiye kwigana Perezida Paul Kagame live hano mu isoko rya Mugera. aha nibyo, murakoze cyane mwese. abari banzi ni abahe? Yes, abantu bamuzi cyane ari kuvuga asuhuza abanyenyanza. Mumbabarire noneho abikorere hano abareyo n'abanyenyanza abasuhuze, hanyuma asuhuze n'abantu bari mu isoko rya Mugera live. Okay, ni byiza, ariko ngira ngo igihe kiraza kuba gitoya mugire cyane, ariko njyewe icya mbere ndabakunda cyane kandi ndabishimira cyane. Okay, hano Mugera nabonye ibyiza byinshi, nabonye ngira ngo hari wagira ngo ni Kigali bimuriye hano. Yayi ni Mugera gutera imbere cyane. aha nibyo, n'amashati meza ndayabona, ahubwo nifuza kuzaza guhahira hano mu minsi iri imbere. aha sibyo, ngira ngo twakomeza, ngira ngo nta kibazo. Ya rwose abantu bakunda Perezida Paul Kagame, abantu umuntu uzi ko ushobora kuvuga ngo turi kubeshya, andika Isumo TV ni I-S-U-M-2 o akanya TV, maze nawe wihera amaso rero ya mpano ka kajwi yavuzeho ifite miliyoni n'ibihumbi 500 kuri TikTok. ushobora kuvuga ati ntabwo byaba ko Mugera uyu muntu yaza, ariko byabaye. Iyi ni impano y'u Rwanda, ntago ari umunyamahanga. Olivier Kagame rwose uri kubona ko iri soko abantu bakwishimiye, ariko abantu bakaba bari kugenda bavuga ngo rwose basuje umubare yogo gake cyane bakumva ko ari wowe. natunguwe no kubona abantu benshi bajyaga banyumva, ariko sinzi abambona ni bakeya. byagenze bite hano Mugera? Cyo nakubwira cyo abantu bamugera bari kugenda batera imbere gake gake, ariko uri kugenda ubona yuko nabibonye cyane, ngira ngo dusigaje hahe bari kubikurikirana aba protocole rwose. Babwira yuko iyi ni ya mpano yigana Perezida Paul Kagame rwose. ushobora kuvuga ngo kakajwi ntabwo yavuga ku muntu rwose, kakajwi n'uwo musore yavuzeho Olivier Kagame ushobora kuvuga ngo ntabwo byakunda, ariko byarakunze. iyi ni ya mpano y'u Rwanda. uyu ni wa musore, muraho neza mwese. uyu yitwa Olivier Kagame, akaba akora ku Isumo TV. niwe muntu kakajwi yavuzeho mu Rwanda, niwe muntu bwa mbere yavuzeho, na undi muntu uramuvugaho. namanza dusuhuze mwa mumeze neza cyane. aha nanjye naje kubasura hano ni Mugera burya.
ya iyi niyo bita Mugera rwose. aha muri Gasibo Yego. naje kuganira namwe ngo nsure hano ndebe uko bimeze. aha nta kibazo ariko niba mwiteguye iminsi mikuru neza bizagenda biza kabisa. hari ikibazo ya nibyo Yanyeka yuko mu kinyejana cya 21 uyu ni umwe mu bantu bari kwigana Paul Kagame nyuma y'uwitwa Gasumuni. N'uyu nguyu mwigana mu minsi iri imbere mushobora kuzajya mumubona ameze nk'igisupusupu kuntu yasaga n'umugiye mukavuga ko nta gaciro afite, ariko nyuma yaho mubyizera yuko igisupusupu aza ahantu byagorana. N'uyu nguyu mumwereka urukundo kugira ngo umutima wanyu rwose awinjiremo ndani. Olivier Kagame rwose ahangaha Mugera bakwishimiye. ariko nanjye nabishimiye cyane bidasanzwe. ngira ngo ni ubwa mbere nje Mugera ariko nabonye ari byiza gusa. hagati aho nifuza kuzajya mpora nza nkabasuhuza, ariko nibaza kubyemera ugatanga uburenganzira nta kibazo rwose, yewe ndahari. Mwiriwe Kaka. Murakomera Kagame. Makuru. Urumva atavuga na Kagame. Muraho neza. Murakomera. Ya nibyo nta kibazo mba. Utavuga ibyo bintu. Sigaye tugerageza kureba byose. Waje kugura agace. Ngira ngo naje hano muri Mugera, naje kureba uko bimeze kugira ngo nzajye mpora nza kubasura. Nabonye hari ibyiza byinshi. Birimo byinshi ariko batugabanyiriza ibiciro. Nawe tuvugire. Ibyo byose rero nibyo twaje kugira ngo tubisoze bive mu nzira, turebe ko nibyo Kaka. Utuvuganira mu mahanga ibyo icyo kibazo twacyumviseho ariko kiraza gukemuka. Aha nibyo. Nta kindi kibazo. Ikindi kibazo ni icyabaye mu buhinzi. Ya ikibazo cy'ubuhinzi wakivuga neza cyane kuko uyu muntu akurikirwa n'abantu barenga 1,500,000 kuri TikTok. Urumva ijwi rishyika kure rwose, kandi na perezida ndabizi neza ajya kurikira ibi bintu. Hari abantu bashinzwe kumukurikirana bimwe nk'ibi bibazo abantu bagina bakurikira rwose. Navuge nta kibazo. Niba hari ikibazo ufite ikibazo wese akivuge nta kibazo. Aha nibyo. Ikibazo cy'umuhinzi ni iki? Ikibazo nyine dufite mu buhinzi, turi guhinga imyaka yakwera tukabura aho igemura, ugasanga umuhinzi asubiye inyuma. Imyaka, amasaka, ibigori, amashu, ibiribwa ibyo ari byo byose. Aho nanyuze hose koko ntabwo nigeze mbona ibyo hari intuza aho guhunika, ariko ibyo byose ubwo kivuze ngira ngo kiraza gukemuka rwose. Urakoze. Ikindi rero twagira ngo dushimire Paul Kagame. Uramukunda cyane. Okay, ni byiza mukomereza. Mbabwira yuko rwose ahangaha turi live ku Isumo TV, ni ISAU akanya TV, haba kuri TikTok ndetse no kuri YouTube. Uyu muntu ari live, akaba yavuye i Musanze. Ku bantu mwese mukunda kurema isoko rya Mugera rwose mwumve yuko rwose uyu ni umugisha twagiriwe wo kubona umunyempano nk'uyu nguyu wigana perezida Paul Kagame kuza kurema iri soko, aje kugira ngo atusure, atuganirize, atubwire ukuntu iri soko yaribonye. N'umwe kakajwe yavuzeho abantu mukunze kuvuga ngo ntago byabaho, ariko nyine kuza muri Gasibo byabaye. Olivier rwose uri kugenda ubona ko iri soko ni ahantu hose abantu bose ni abasirimu pe. Aha ni byiza, ahantu rwose nabonye ni heza cyane rwose, ntabwo ubeshye. Ariko ngira ngo ikirere cyanyu nacyo gishobora kuba kimeze nabi cyane. Ya rwose uburasirazuba burahindagurika, mu kanya ajya kubona imvura iraguye pe. None se wagira ikintu wabwira aba bantu bakurikiye Isumo TV live? N'umwe kakajwe yavuzeho, ariko ugasanga harimo abantu benshi avuga ngo ntago byakunda, ngo akariko ibi bintu. Iri soko rwose abantu bakwishimiye pe. Rero nibyo, ariko icyantangaje rero nuko nasanze abantu benshi baranze, ariko bajyaga banyumva batarambona cyane.
ariko ngira ngo nabigaragarije ahari kandi nzajya nkomeza mbasure ikintu wamenye ni uko iri soko rya Mugera si abanyamugera bonyine cyangwa abanyagasibo gusa, hano harimo abantu bagiye batandukanye kuva Rwamagana za Kayonza, ibice byinshi by'Intara y'Iburasirazuba bikunze gushyika ahangaha rwose. Ni muri Nyagatare harimo bazana ahangaha rwose cyane. Mbese ngo n'abanyakigali bose bajya baza hano? Baraza cyane pe. Aha ni Iburasirazuba gusa ni Kigali. Akorera ku Isumutsi, yigana ijwi rya His Excellency Paul Kagame, aravuga ijwi rikagera mu nzu kwa President Kagame. Ubwo nyine nawe ushaka kumuha ubutumwa, ushaka kugutumikira akabugezaho yabigufashamo. Hanyuma rero ushaka no kuvugana nawe ufite uburenganzira bwo kuza ukavugana nawe, ntabwo uhejwe rwose ukiyumvira nimba ibyo tukubwira ari